kabako bacumaje akabikabi namwe yasima ngwamarira yabo bayovu bazanagorwa no kwa warabyaye wowe afusho atabyaye imbwira imenye iyo n'umwaka ngiye kurana Kiyovu umwana nabyaye Cedric nugufa na Kiyovu ndabwira ari hasi yose umuyovu uramupeza wanyu byo yandikaje kubona okay nisigira iki ihemba nakiri mfite nabatira nkunga ndabanza nkashimira abanyarwanda bose icya gatatu bashima peza w'igihugu twaye isabukuru wese bakuvuze wowe nanawureka ariko urasiga kuri stade ntabwo nzari ku mupira ntabwo nzisigirange ariko nakuzongera kwisigirange nigutsinda cyo itsinzi mfite abana abafite nawe urabazi Kiyovu ya kipe idafite ihagarariye ibishyimbo by'ijana capati ijana yatwaye igikombe umupira mwiza ndashimira amafaranga bazaze tufate umupira mwiza Emedi nawe amagambo ayagabanye naye mushumunwa namutanze mu ndege uzabwe Emedi ngo tuwutanze mu ndege mukanyana kabako yewe ngabagore barabya yewe ngwabyayeneyo yewe ngabakobwa tukuniye isome makazi sete mwangwe iwanye mfite isome ndayihinga isome rero ni kucyatana ibintu byarahenze byose byahenze bazaze ndatsina Kiyovu baze mba amasomo umuvangije turayihorana kandi byo bibona twebwe nsinze turayihorana twongeye kubasuhuza bose tamwumvise umuvandimwe namwumvishe umuvandimwe rwose nkibatsinda mbemereye amasombe nubwo ibinono byahenze ariko ibinono byarahenze ati arakaririmba buri gabanya bakunda kuririmba baririmba nyine ngo kuko ngo ikinono ngo kirya uwifite bari kuririmba abavandimwe b'abayovu ati rwose ati abo basore barya isombe ati sereri pavuro n'ibitunguru ati kubera ko ikinono cyo kirya uwifite none rwa rutabura ati muzimenye ku binono ati ubundi nanjye ati nzabamenya ku kintu kirebana n'isombe si mwabyumvishe rero nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikira iyi ni Reyo Yacu TV mu kiganiro Reyo Twifuza Sport aho muba muri kumwe na Boyta ndetse na Modric wamwumvishe rwa rutabura rwose byumvikane ko abafana barashyushye ku munsi w'ejo njyewe reka ngusukure ese wari uzi ko ngo ibintu byo kuzimya amatara burya ngo ari Kiyovu yabizanye ngo muri za 40 abatipe 98 abatipe b'abayovu cyakora abana mungani football igira ibyayo ubundi iyo Kiyovu iza kubikomeye mu myaka yose wenda guhera nyuma ya za 94 kuzamura twari kuba dufite umupira mwiza njye niko mbibona kubera ko nta bafana benshi igira ariko bakigira bubatse umunwa byo ku rwego rwo hejuru n'abakunzi ba Kiyovu Sport rero ku munsi w'ejo bakomeje kugenda bagaragara ngo bakubura urumva ni nabyo nyine bakomeje kugenda bagaruka abantu benshi bakomeje kugenda bavuga Emedi ati kwa gatanu turatwikurura umugeni wacu byumvikane ko Boysta ni ibintu byinshi bikomeza kugenda bivuga kuri uyu mukino ugomba guza noneho byahereye kuba president uwitwa Juvenal ati ngiye naturutse muri Belgique gahunda ari ugutsinda ikipe ya Rayon Sport bigera urabizi ko yagiye ahererekanya amagambo na Basadati n'abandi bigera noneho no kubakinnyi uwitwa Serumogo ngira ngo ibyo yatangaje ku munsi w'ejo barabyumvise Serumogo noneho we yakamejeje ngo naramuka adaciye ku ruhande ngo ubwo urabyumva avuga ati rwose Onana ati uriya mukinnyi wabo w'imvune ati nahana zaca noneho urumva bivuye ku bayobozi bigiye mu bakinnyi bigeze ku bafana rwa rutabura ati rwose ati mugende mubabwire urabizi ko ejo ngo baramukiye mu masuku byumvikane ko ni match y'ishyiraniro ni match iba yafashe inzira ariko Modric ibi ndabikunda cyane usko nta yindi kipe hano muri kino gihugu ijya gukina n'indi byibuze ngo wumve igihugu cyane wumve nyine abantu bahagurutse abantu bamwe bagira n'ubwo bamwe mu bafana bibagaragaza icyo kubera amagambo abakomeza kugenda yavuzwe ariko cyane bano bayovu rero abayovu bo mu buzima reke ngubwizukuri bahomba iki se bayovu Boysta ni match y'ishyiraniro ni ukuvuga ngo abagabo ubundi bakunde bo bantu barambwiye ngo bakunze kuba bafite umwanya munini
urumva ngo nibo bantu urumva nyine bafite umwanya wo kuvuga wo kwicara bagatarama bakavuga ibi na biriya rero ku bijyanye n'umuntu barabubatse gusa nyine ku munsi w'ejo byanze bikunze ariko amagambo nginyombya bayirasha amatama yombi Modric uyu munsi waje kumfasha rwose kuri uyu mugoroba tukaza gutemberera mu marangi se buriya niho twatembera cyangwa ubwo twajya kwirebera abavandimwe babareba oya ni ukuvuga ngo ni ukuhaca gusa tugiye kumva impumeko ko byanze bikunze iri joro cyangwa se uyu mugoroba ariko abavandimwe ejo bundi narahaciye ubwo bari bamaze gukubitwa na Rutsiro nahaciye ndi kumwe n'umugabo bita naciye ndi kumwe n'abagabo babareba babiri ahantu twari tuvuye mu kwitaba batari kuri kaduce mu marange turebe ukuntu bimeze nta muntu n'umwe uhabonaga wambaye icyatsi bose bari bihishe ntabwo bari kuba bahari babazi nabo ukuntu bamera baravuga ariko gukora biragora abakinnyi bakaniye iyi mace umugabo bita Mbirizi wati rwose niyo nava mu ndege aka kanya ikagwa muri stade ati nta kintu kizambuza gukina iriya match ati nava mu ndege nambara chezi mpita nambara godien njya mu kibuga ni ibyakomeza kugenda bivuga ko ku munsi w'ejo nibwo agomba kuba yageze Kigali bavuga ati se umukinnyi uyu munsi deje bavuga ati umukinnyi arava mu ndege nagera narangiza ejo ari match narangiza ahita akina ni ibyakomeza kugenda byibiswa ariko Mbirizi ati rwose ati ibyo mukora byose mwitozo umunsi ku munsi ndawukora ataho nibereye ndimo ndayitegura yego none umva ati niyo nava mu ndege mukira mu kibuga nakira ko si ubwa mbere nta nubwo ari ikipe ikanganye ati ko si ubwa mbere byumvikane ko rero amagambo batangiye kugenda bamenshi uwitwa Serumogo ari ku munsi w'ejo agize atya ati rwose umugabo bita Willy Esonde Onana ati uriya mugabo wazahajwe n'imvune ati ku munsi w'ejo ntagomba guca ati bamundekera ko se Modric Serumogo ariko hari ibintu bawumva uretse ko nyine barareka nkubwira bara football ni nziza ubundi umuntu abagabo ubundi umuntu wahombye kenshi ni umuntu utazi ko none se ubwizanye ko Serumogo fata Serumogo yego nibyo ni umukinnyi wagiriwe icyizere muri iyi minsi muri nationali ari kubanzamo ariko bageze ku rwego rwo kumva ko yafungura udushumi twabonana nicyo ngira ngo football ihuza ibyayo nakigira ibyayo ihuza n'abatari guhura kuko urwego rwa football ya Onana uretse ko nyine wanamunganye hari igihe nyine bitamugendekera neza nk'uko abyifuza ariko Onana tuzi ntabwo ari uko Serumogo akaba yidogaho kuri mwene akagenda arabivuga gutyo uwo ubwiwe muri interview niboneye yivugiye yaravuze ati nabashije gutera umupira ndetse mbona n'igitego ari uko Onana avuyemo ntabwo byibuka se kuri interview none se Onana avuyemo ari gabona kuzamuka nyine nibyo ndi kukubwira yarengaga saho yarari kandi aribyo ndi kukubwira ubwiwe niwe wivugiye ayo magambo none ku munsi w'ejo aratinyutse arongeye ni match ikomeye cyane ni match ikomeye cyane wumve ko nyine ubwo abafana baba bavuze abakinnyi bavuze byagera ku bayobozi ngira ngo urabizi bimaze iminsi bivugwa abari batandukanye cyane cyane ba bantu bafite amafaranga yabo baravuze bati rwose ikipe ya Kiyovu Sport niyongera kudutsinda ntago ibingibi bizavamo nibyo bakomeje kugenda batangaza abari batandukanye rero urabizi ko ku munsi w'ejo abayovugo bo babyukiye muri gahunda zo gukubura abariyo nabo bati rwose hari abariyo nigeze kubona gukubura aho tugomba kuzaca hari abariyo nabo nabonye bigeze bicara ahantu nabo ngo nabari no kwinegura bari bafite n'utuntu barimo basoma kana ntabwo ndetse ni wabonye avuga ati ariko si muzimu ko karagwategereza ati abantu twashyinguye 2017 ati muzimu wabakomeza ati subundi bagarutse bati muzimu agarutse mu isi gute ati ko numva imyuka mibi yongeye yazengurutse marayika kugeza na n'ubu ubwo nabonaga ari marayika n'abandi bagiye Kauberi n'abanyanza bari benshi nabonye bari ariko kugeza na n'ubu Boysta hari abari batarumva uburyo Kiyovu Sport yagarutse mu cyiciro cya mbere bati bundi yagarutse iti oya njyewe nabonaga ubwo kari niko nongeye ngarutseho kuko kancekeje nabonaga umwe afata umupira cyangwa se ijezi nimero 35 bakomeza kugenda bayikandagira bayihanaguza bati iyo myuka mibi numvise iri kuzenguruka abantu gacakora bansekeje uburyo buri wese agafata gati nanjye mereza ati ni hanagurire ku rukweto
ni ibintu byakomeje kugenda binsetsa cyane. Biragaragara ko byarenze urwego. Iyi ni match imaze kugenda ifata indi ntera, ariko umuntu ari kwibaza ku munsi w'ejo ikipe izatsindwa bizagenda gute. Ni ibyo abantu benshi bakomeje kugenda bibaza. Ese abo bayobo ejo hashobora kuzagaragara udushya twinshi. Ejo nizeye ko nyuma ya match udushya tuzaba ari twinshi cyane cyane. Ariko Modric udushya ntabwo tuzabera muri stade. Ngiye hanini ndabona udushya tuzaba turi inyuma ya stade, hanze ya stade. Niho hantu ushobora kuzasanga ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ubwo ndavuga ni nyuma ya match imaze kurangira ahangaha abantu bitege byinshi rwose. Hari abantu bose basinyumeshye, hari abazagenda bose ari byo bagiye basinya bavuga ati ko nka Rwarutabura nk'uko mwamwumvishe muri interview yavuze ati rwose ngiye irangi imyaka maze kugira abana benshi. Ati rero nitsindwa na Kiyovu Sport ntabwo nzongera kwisiga irangi. Ati ubwo uti mfite abana benshi ugashaka kuvuga ati bazaryisigana. Ati ariko nge Kiyovu nitsinda. Rwarutabura amagambo ari mu bwenge. Rwarutabura ni umuntu avuga wumva asa nkaho ari kusindwe urumva. Acisha hano na hari acisha hano na hari ariko akagira gutya karasa ku ntego. No akubwira ati mfite abana benshi. Rega ntago arabo yabyaye mu nda icyo utagira ngo wenda ngo yavugaga abandi bo mu rugo iwe bone. Ariko mvise ijambo yanobetsemo hagati. Ati Sehemed, ati urabizi nagutanze mu ndege. Ati amagambo yose uvuga ujye wibuka ko nagutanze mu ndege. Ati ubwo uravugira ku ki? Ati ubwo wanyita umugeni wawe gute? Rwarutabura avuga amagambo ushobora gusesengura ugafata n'umugabo rwose. Usanga hari ikintu bisobanuye. Abana benshi avuga nabo bose nyine yagiye atanga. Urumva aba ari bo bazisiga amarangi we ntago azongera kwisiga. Ati je ntago nzongera kwisiga amarangi. Ati hari abana benshi natanze. Iyi match ni ishyiraniro, ni match ikomeye cyane, ni match ikipe ya Sport ya kane. Abakinnyi bose barahari urumva boys. Hari n'ahantu nigeze kugongana n'udupope nimba ari tungahe natwo mbona tugenda dukururana bavuga ati shawo. Ati ariko nabonye Sadati nawe yakomye abantu. Yagize gutya afata akantu kuri Twitter nabonye yatendeye ku mugabo bita Samukanenze na Juvenal. Ati muze mbajyane mu kimete kubaro. Timuze kubaro. Turi kubivuga Modric ku mutsi ejo twabwira ngo n'umugabo aratuje ngaracecetse bari muri lokale none ngiye kubona munazanye akantu nagiye kubona munatudushwiriri n'uturu tumeze nk'udushwiriri tubiri kandi Samukanenze kandi turi kubica turanaziritse turanagaje yaduhambiriye. Ati nayo ubusa ndabaro ati undi boye no match yewe reka ngwisukuri. Iyi niyo derby bundi niyo derby ni nk'imwe nibwo buryohe bw'umupira boys. Nibwo buryohe bw'umupira gusa nyine abimitima yoroshye bo ubwo bari baratuje. Naho ndeba ikipe ya Sport Emmanuel ikipe ya Kiyovu Sport mu cyiciro cya kabiri boys aba mama bararize hariye kuri stade Umumena. Naho zimbona bitwa babibi barize bahogoye kandi narabibonye. Ariko izi kipe zirangana byanyabyo gusa nyine ni match y'ishyiraniro, ni match rega nta rundi rwango rundi rwa. Naho zimbona umutoza Kiyovu Sport batangiye kumushyira ku gikarango. Aho ngatumaze iminsi witwara nabi. Ati nutsindwa iyi match ni kukwirukana uhite wikomereza mu marangi ntuhirwe rwose uhagera. Abantu kitwa TV ntabwo uri bukore kuri ni ibintu bikomeye cyane. Rero boys abayobozi nkuko mwakomeje kugenda nyine tubigarukaho bakaniye abandi bari gusabiriza. Abandi bayobozi barimo barasabiriza bati nibakinnye muzarya bigenze gutya ati ari buve kuri stade. Nose ari buve kuri stade uzi umubare w'amafaranga ari buve kuri stade. Ubwo ni hatagira n'ibintu ushobora gutegura ngo niyo muri buhabwemo prime. Byumvikane ko mu kigega ati bana banje ejo muzarya ari uko wa muturanyi baje ku kibuga. Atari wa muturanyi wanyu ari uko inka ye yapfuye. Ati ya nka ye nipfa abana banje ejo nibwo muzarya ni dapfasa. Nk'abo bana muba mubateze. Byumvikane ko rero Kiyovu Sport rwose nta mafaranga ifite. Ni amafaranga ifite nibikomeza kugenda byumvikana. Nabyo nabwiraga abakunzi ba Rayon Sport nti rwose mukanda kanyenyeri rwose yo kuza muri stade twayabimye. Uretse ko twayabimye tukareba iherezo ryabo kandi abantu biteze kuzanzamukira. Ubu tuyabimye byagenda gute? Aya Modric ntago reka tuyabaye kubera ko arandi hantu bakeneye kuko sabirila yabo ntabwo twabura kuyumva. Reka tuyabaye kubera ko nitumara kuyitsinda ikipe iki gikombe kigomba kubamo ni sadaka. Tugomba gutanga sadaka Modric nitunayitsinda bagomba kuzaza nabo bakihanangiza abagabo b'ibyenda by'imikara. Ni ukuvuga ngo rero reka tuyabaye tubakubite ubundi nabo tubatume. Modric sigiye twayitumiye ubuke kimeto tuba dufite bari reka dushimira abantu bakomeje kugenda twireba turi kuri 5 kuri 5. Ibiganiro byacu bikomeza kugenda bibageraho n'amavideo mu kanya murabona amavideo meza cyane. Iyi
Umuriro Yacu TV, Modric na Blaise. ni mu kibuga